Iyo ushaka kugira inzu yawe uba ugomba kubanza kugura ubutaka bwo kuzayubakamo. Iki kiganiro niba ugifunguye ufite gahunda, tugiye kurebera hamwe ibintu 30 by'ingenzi mu buzima bishobora kugufasha kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Iyo ushaka kugira ubwami utangira business ku giti cyawe, kuko iyo ufite business uyikontorora nk'umwami, abantu bose ni wowe ububahereza amategeko. Iyo ushaka kuba ufite cyangwa se kugira ubuzima bwiza, mbere na mbere uba ugomba kurya indyo yuzuye. Nimvuga indyo yuzuye ntiwumve kurya inyama cyangwa amafiriti, ahubwo wumve imbuto ndetse n'imboga, kugira ngo ubuzima bwawe uburinde indwara. Ikindi kandi amaraso atembere neza mu mubiri. Iyo ushaka kuba umunyabwenge usoma ibitabo buri munsi, kuko uko usoma inyuguti nyinshi bituma ubwonko bwawe bwitoza gufata ibintu byinshi buri munsi. Niba ushaka kuyobora isi, tangira wige kwizigama, kuko iyo ufite amafaranga menshi abantu benshi barakuyoboka, kuko abantu bakunda kujyana amafaranga ari, ariko mu gihe uramutse uri umukene nta muntu n'umwe wayobora, kuko nta muntu ukunda kugendana n'abakene. Kandi niba ushaka kuba umutunzi ugomba kumanaginga amafaranga neza, kuko buriya amafaranga ashobora kuba ari igiceri cy'ijana ariko ugisizeho ikindi biba 200. Iyo ushaka kuba umuyobozi mwiza uba ugomba kwiyobora ubwawe mbere na mbere yuko ujya kuyobora, kuko nta kuntu wajya kuyobora umuntu nawe utazi ibyo ugiyemo kandi utazi uwo uriwe. Kandi ushaka kuba umubyeyi mwiza mbere na mbere uba ugomba kubera urugero abo ubereye umubyeyi cyangwa se abo wabyaye, kubera yuko umwana ni kimwe bavuze ngo inkondo iva ku mucuma. Niba uri umubyeyi mwiza umwana nawe azagira imico myiza, niba uri umubyeyi mubi ubwo nawe urabyumva. Iyo ushaka kuba confidence cyangwa se kwigirira icyizere, mbere na mbere uba ugomba no kwizera ukumva yuko ibyo ugiye gukora ari ibyanyabyo. Ikindi kandi niba ushaka kugera ku ntsinzi tangira gake gakeya, kuko ushaka kugera ku ntsinzi vuba cyangwa se ushaka gukira vuba uwo nguwo arahemuka. Niba ushaka kunguka ubumenyi bityo tangira wige kubaza ibibazo byinshi buri munsi, kandi wiga no gusoma ibitabo nk'uko nabikubwiye. Niba ushaka kuba umuremyi cyangwa creative, tangira wiga gukora ibintu bishyashya mu buzima, kuko iyo ukora ibintu bishyashya bizana impinduka kandi nawe ukaba umuntu mushyashya aho uherereye. Niba ushaka kubahwa ndetse na bagenzi bawe ugomba kubanza kububaha ubwawe, kuko nta muntu wakubaha mu gihe wowe utamwubashye. Niba ushaka kubaho mu mahoro ndetse ugomba guhitamo inshuti nziza cyangwa se z'abizerwa, kuko mu gihe wahisemo inshuti zitari iza nyazo uzahora mu gahinda kandi wicuza impamvu wahuye nabo. Niba ushaka kugera ku nzozi zawe mbere na mbere uba ugomba kubanza gukosora amakosa